nabo baze kwisanga mu gitaramo cy'iwacu. Mukomeze mubahe ikaze, bakomeze batambuke. Mukomeze mubahe ikaze ababyeyi batambuke baze, hanyuma babereke ibyicaro byiza bibabereye. Hanyuma kandi umukaraza wacu akomeza azamura uwo murya mwiza w'inanga, ukomeze ubaherekeze. Nitwa Jean Marie Vianney Nshimiyimana, mwene Shyaka wa Rutebuka, wakutegetse wa nta bwoba wa nta mushobora. Ndamutswa Semutamba nashakwe ntaramanye n'imfura nkamwe, nkaba umuhanga mu kuvuga mukaba abahanga mu kunyima amashyi. Ndamutse rero ngiye kwakira uriya musaza unsumbije uruhanga, naba ngiye kwigira syori, kandi imfura nzima yo nisubira ku izina rya se. Ndagukeje bya gipfura rero kugira ngo wigire ejuru utarame nk'umugabo mu rugo iwe, maze wakire umusaza w'urungano rwawe, gahorana igitaramo, gahorana imbyeyi ndetse n'abakamyi. Karame kabiri. Uraho na amahoro? Ndaho ndashima Gitare. Uracyashima? Cyane ku butaka butagatifu. Mbega gushima utishimye. Ariko waba uri bwanamuka rero reka kwishima se ntarakuvunya ihobe. Enda ngwino ndakubwira iby'inyaruguru. Ntegereje. Uri murambwira ibijyanye n'ishimwe ko seka. Niko Manuel. Hobe. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Kora nawe inyuma gahone niho bita aho niho wumva. Utabisikanye nko kora dore ubundi tugwane mu byano. Manuel. Aho neza. Naho namahoro. Ndaho ndashima Nyagasani Yesu. Uwiteka bihimbarizwa nabyo. Namwe kandi. Yego ye. Niko ye. Ibwana bukanibura. Turaho turakomeye. Uko tumeze uko. Ariko nawe wihangane umere nkatwe. Mugenze mutyo. Abyumvise byayi. Nabonaga nta kamwemwe nta kinkavuga aba batugendere noneho babaye iki. Rega ntabwo turabasimbuka badasezeye urebye ibyiciro byose twaserutsemo. Yego. Izi ntore na kera kose byahozeho. Nubabonamo babaze kurikiye. Bakurikiye. Babonye uburyo waje wiwe. Ese waze yaho? Oya. Niba utazi yaho naba namenye impamvu. Oya. Ntabwo naziraho kandi niyo nazannyo. Reka mbwire Semutamba nashaka azanye gihe. Nzangani wacu. Icyo akora arakizi. Hanyuma hari abeza b'igikundiro nawe ukomeze wihera ijisho. Icyo baguhereza nicyo bafite. Wabivuze neza. Kandi aha kwa Nkeramuga hari kureba uko nguko abaje batugana tugira uko tubakira. Ubu twese uko twicaye aha ngaha turimo turajya inama tureba uburyo twazirinda umuco mubi wo gusaba. Ndumva batangiye gusa nk'uvuga ibyo twari muri reka turaza kumenya ibye. Reka yikize urukoma hanyuma nkwakire. Subwo nta mukora igikwiriye. Wagize ngo aranyakira basize se ko Manuel. Namahoro iyo. Karame databuje. Namahoro iyo. Namahoro iwacu. Nuko. Twebwe turi mu mashimwe gusa turishimira duhanze. Yega na buriya butaka bwonyine n'uwakwiturira iwanyu. Byose ari cyo bitwaye. Ntiwumva? Ndaje ndakora igikwiye. Hari abagezeho bagera batuwaca ingando. Ukagira uzi kugira ubwo se Manuel. Reka nkugenze nya. Murakoze. Nuko mama. Sakwe. Soma. Ibyo uvuze bikugirirweho. Niko ye. Reka nshyire mu ijigo. Ko ndeba sudasoma urashaka kuyumvisha. Reka nshyire mu ijigo niryo ryumva musemburo n'icyanga. Urashaka kuyumvisha ugutwi. Buri rugingo bugira icyo rwumva. Karaga mu ijigo winumire. Ijigo niryo ryumva icyanga n'umusemburo. Nkomeze n'inyo nkomerezaho ku buzima bwacu. Irahiye kandi n'abandi biratugeraho. Ongera usome ndore. Ese intama ko iruta kigoze kandi nkaba ndeba inkongoro. Ntabwo ari ukugaya ariko uze kumva ko nabo turi kumwe nabo umusatura busangira da. Ushatse ko bankuryo kuryoshya nkitetse. Yego, murakoze cyane. Hanyuma iyo umukuru avuze rimwe wumva kenshi, ubwo yavuze ati rero naziriya mfura zose mubakire. Reka nsaba bari kambere niba banyumva baze guterura za ntango bazizane tuzihamye urugata. Ntihagire uwicara ku myugariro, ntihagire uwicara muri ngwino nawe abaraha bose. Muhumure, urutoki n'ingaga, imivure n'indoha,
ibi bindi ni bya rutuma indiba nawe usoma ku mvuzo muhumure mwese babasanganiza bibakwiriye. nkundire dore urebe uyu ubona ni muramo wawe, ibyo akubwira byose ubyumve, hanyuma hasigaye witetera iwanyu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, turagukunda. uwo se kumushinze muramo we nanjye uze kujya unzirikanaho nicaye. Mwongera mwuhire uriya musaza, nta kindi namuha kitari ku mumuhe ibindi bicuma nka bine. Yego, arakoze cyane mubyeyi nkunda. Rero reka nanjye mbanze suhuze muramo wanjye, mbanze numve uriho muraho, ongera uhindura umusaya. Data ndumva uyu nguyu ari umukwe utaranyweye amagemu, ntabwo yigeze asomeza amazi umushogoro. Mama wampaye inka, bamushimire cyane, amashyi menshi mwoga, umuha amashyi cyane, amashyi rwose. Yego. Hanyuma kandi iyo umukwe yakoye zigashimwa ntabwo yongera kwicazwa ku gasonga bugari. Uyu mwana mu rugo iwacu nta nama n'imwe izongera guterana adahari ngo atange ibitekerezo. Reka tumuzamure mu ntera rero, hanyuma tumwicaze mu ntebe y'imvunwa ihabwa umuntu wakoye zigashimwa iwacu. Hanyuma rero Kalisa uri kumwe n'isi wa rigari, muri aba bose nawe iyo uzamuye mu ntera ugira undi uzamura mu ntera. Nyakugira Imana ngwino rero. Hanyuma uyu mubyeyi abereka ibyicaro byiza babashiki banjye bari hamwe kagira inkamwe, ngo babereke ahantu heza muza kwicara. Yego, mwigire hirya gatoya, hanyuma abasore baze bamwe bagane kuri ibyo byicaro, hanyuma abandi batatu namwe mugane kuri biriya byicaro bya hariya. Akunda kugenda mu rugo cyane, ariko kandi nanjye akaba inshuti yanjye, kuko ubwo iyo yazaga yajyaga akunda kunsengerera akambwira ati nyaboneka butarabutse mbona uko nganira na mushiki wawe, akaba imfura cyane. Niyo mpamvu rero ndamuza akunda guseka, ahorana ibinyegezi, ariko kuva yakwicazwa hariya ntabwo twigeze tubona inseko ye. Ugasa n'intore nziza, intumwa y'umuryango, akaba umusangwa mukuru. Yego, mu gitaramo tuyo nanjye ndamwishimiye. kagira Imana. Kalisa uko umubona kuriya, akagira n'iryiza rya gikirisitu nk'uko nababwiye ko twizera Imana, ariko nawe uhawe ubutware ugabanya ako kanya. Aba bashize bisoni baravuga ngo ni ugushikora, ntabwo yahita ashishikara yerekana inyinya hafi aho. Ariko buriya iyo yanezerewe mu gitaramo nk'iki yatuje ari kumwe n'urungano, nabyumvise nanjye nkebuke, ubwo wumva ntavunika, maze uwo mahoro meza rero. ariko tega amatwi nkubwire mahoro yarondi, tega amatwi nkubwire yewe, kubera imisango myiza mwaje mudusanganiza, ndetse kubera umuco mwiza dusanganywe wacu nyarwanda, nemeye mu izina ry'umuryango kubaha umugeni mwaje musaba w'amahoro Nadine. Hanyuma rero wowe icyo usabwa, icara twinywera inzoga, hanyuma mbwire musaza wa Nadine anyaruka mubwire ko ahangaha twishimwe twanogeye, bityo ndeba kamwemwe kumukwe. Nicyo nasabaga ngarega ngo mumenyere urungano, ubundi hasigare kambe nicaje yombi. Iturize wisomera inzoga, agakenke kanyarira reka twisangirire ibyo. Banze gusaba Kalisa kari ngaho mugwe mu byano Nyakugira Imana. Iyo bigenze gutyo umukenyero buhuye n'umwitero wawo utyo, nimushaka mugume gutyo, mwamane mufungane bukwasi, uzana ikibazo kijyane ku kagari, nimushaka mwigumire gutyo. Uwo ko yakora iyo ashaka ntihagire ukuzana uguhagarara hejuru, ongera umuhobero uko ubishaka nk'umukumbuye koko igihugu. Ariko mwamuhaye amashyi atara ya saa sita mwababyeyi mwe. Urakoze. Hanyuma rero nagira ngo ngusaba umuhe ikimenyetso kimutandukanya n'abandi bakobwa bose. Umukobwa yitwaraga neza yarashimirwaga, ariko kandi n'iyi ntwari yitwaraga neza ku rugero yahabwaga impeta, ikaba impotora umudende cyangwa igacanirwa uruti. Hanyuma uzamure hejuru mu kirere hejuru uti ngo uyu mukobwa natoranyije muri 8 na miliyari 12 zigize isi kugira ngo mukunde kandi muhe ikimenyetso, komeza mugume hejuru. Ndacyavuga utaka nagasasangiza ku rukundo ngiye kugusesekazaho guhera uyu munsi kugeza ku mpera z'ibihe. Ayo mashyi ni mpunda ari hemwe ababyeyi. Urakoze. Hanyuma atereka nkugwe no mu byana Nyakugira Imana gutyo. Urakoze. Hanyuma reka bahite baguha rero na rwa rurabyo rwiza
burya abakobwa bakunda guhumurirwa n'indabo urumushyikiriza. Hanyuma Nadine nyemerera, abakobwa ndabizi mukunda guhumurirwa nazo, banza uzihumurize nyabo. Inshwi mama, ariko abantu uko mutabishima mwa babyeyi mwe, niko ntabwo muzi ko amashyi masabono ari mabi cyane, aragatega igare ntimuyatanga, nibo banguke batera udutambwe banyegere. Hanyuma ati iki ni igitenga cyiza kiratatse, iyo rero ngo ni impano iruta izindi, ngo harimo ikimenyetso cyiza cy'urukundo, uza kuza kugera hiherereye uze gupfundura urebemo, urasanga nta kindi gihishemo uretse gusa urukundo agukunda. Ayo mashyi muyongere rwose, azaba urwibutso rwanyu rw'ibihe byiza, ibihe bitazigera byibagirana na rimwe. Urakoze. Hanyuma rero kandi ngiye agasozi kamanutse nk'agaterera izindi, ruguhundura umwe rutoki rudende rudori, bose mwayongereye mwa babyeyi mwe, murakoze cyane. Hanyuma baze kukwakira, babashiki bawe bakubeye bugufi, mwokagira inkamwe, erega mwigire hejuru muhaguruke. Ababyeyi bombi baze kwigira hano bugufi, ababyeyi ba Nadine, kugira ngo Kalisa aze kubashimira. Ubwo ndavuga papa we ndetse na mama we, batera udutambwe bigire hejuru baze. Hanyuma bize korohera abanyamakuru turi kumwe. Ati warakoze cyane rero kubyara umukobwa mwiza nk'uyu, ati uruhanga rwiza rw'uruhebuza, uruhaye rw'izuba ntiruzakure mu ruhanga rwiza rw'imfura nkuru. Ati kandi akira n'iyishyimbo uzajya haze kubaho amashusho meza y'urwibutso, muzajya muhora mwibuka. Urakoze. Hanyuma rero umukobwa arambagiza nyina, ati kubera ko mwarava mwa nyina, ati umuco n'uburere namubonyeho nibyo Rwanda ni kubigenda, biraza kuba bikozwe na bombi. Ayo mashyi muyongere ntaze kugarukira bugufi. Urakoze. Iyo nshyimbo ntacyo uyimushyikirize, azajya agenda yicumba cyane. Babashiki ba Kalisa banyegere ku mpano zindi bafite, kugira ngo aze kubanza ashimire umuryango wa Nadine, hanyuma mutambukane yerekeza. Ati warakoze cyane kumbyarira umusore rudasumbwa nkunda kandi nkunda cyane. Ati nifuza gukundwa kaza tuziragira, ariko nyemera nongere ngusuhuze bya gipfura mu ruhando rw'imfura. Uraho ndaho amahoro. Namahoro. Nagira ngo mbere yuko tuze kubabwira amazina n'amahamba yazo, tubanze tubibwire bataza kutwitiranya nazo. Ahubwo rero kagira Imana taramanya ntirudatashuka n'ingabo rwanga bijyamo intamati yatsi bigwigwari. Murakoze cyane guhuza ikiganza, mutaramye mwiza, ndagira ngo wegere mu ngamba hanyuma mbabwire uwo ndiwe. Tarahanshiye bagaragaza ingoga nkagaragana mbe ntamati isumbe baga mulindi nyamutabara bagoye n'amage. Nagize ingoga ya mu Bugande nk'abazigandaguzwa amakuza, nagaragaje ubugabo bati ngabo yisonga ingoma yawe yigaragaraje ingoga gahorana ingabe ku mugaragaro, nyiringabo n'umugabe w'abagabo. Hande rwara ariko ingoga bagome bangoreho, hande bagemo bakagusha ubukaka, yasigaye nkahagarara hagaragara nivuga ibigwi ngwije. Hano wanteye bitinyutse asubirasere, kuko naterwa ntera uwatera intara bataye umutuzo, nyiri umuco udaciwe nagangaje baba basabye ba Nyirantwari na Birasisenge hani mu gahunga kabarashi bashwaza igihunga badaterana umujishi banga kinimba yantimbagura kantura ku butade. Ndababwira nti nemwe wanintuye nsanga izaza zashonje mama, ndazishagurira nzibogeka ku nkike zihakura urukoko, kandi zirankundira zishakura ibondo, azikubise umucyamo zicyamura ibondo, ngo ubwatsi buryohera inka namanzira nzira, ariko ubuzima aragahinda n'amahindura ya ruguru. Ko ndabona inyange zibyina umutaho, ngo nkundira mama ubwatsi buryohera inka n'ubwo amanzira nzira, ubuzima aragahinda n'ubwo amahindura, ngo uracyamuriza epfo ncyamuriza ruguru, ducyure mwiza wabinama isazi yazimaze. Nginka nziza ikaraga amabondi gakubita ubwatsi bukavumerera sebuko no mukazana bungeri bagasiganira kugarira mwungeri w'inka ndagiye. Ko zirimo rubangurira
Ngira inkiko iminaga inkuba zibikamunkubirirwa mirindi ya rweza ntebe n'Imana y'inyamibwa ya Nyemazi niramura aho rugumwe kabisata ya ruguguna miryango gakajyani yakundiwe n'ikirari bana n'amariza atari ikirege kabanguriraho kibera inka igategeka amaso hazi imirimo gaturitira mu kinyaga ngo ngiyira ari kawiritaye se bahunde mu ngata y'umugongo impanga yesereza ku mugezi zirimo rukaraga ndekwerwa rudatinya yahamagara nyakugira Imana ngo zirimo ruhashanduru zibaza intego no zumva imihigo y'indongozi ndizizenda gukorera ingome ndamutsigambira rwa mirindi ya Sharamanzi icura na rogo yo mu rukerera zidakomerwaho zikaruhuka ntishyikirwe n'abanyarukure ntibe mu nka bakengera ngo nibayibwira amashyo yirukaranye amazi yarukiranya mugabo ni ikirenga kinyaruga ni isonga y'izimurambi hano uhindamo inyambo ni inyange yera ku mubiri nyanzi itambukwa n'abaswa yarakubika by'imanzi mu rukenyero rw'ingeyo yera ngo ingonda zirangiza umubiri intambara yisumbye amarara isatira bunga muzihuye mbonye yisumbuye indi mitwe nanjye mbwira bene ndirima ntiyasubira kuvuza induru hari inshongore za karisa ziramenesha bagiye inkuku zagishutse barema inkinde bahize bikanze barahaba abandi bakutse ku migabo ngo akigere yiriwe muzibu uhora murikirwa amariza y'umuhozi nawe azibonye atumizaho imiheha nyirazenduko maze kuhambura n'ikamba itahebwamo bayikumbuye mbonye yamuje ndayikeza nanjye nanze kuyikenesha inganzo y'isuku irayikundira niko kuyita ikiyemwe urukerereza kagira Imana rero turacukije rero ndacukije kandi inka zikankunda ndacukije umwuzukuru wa Rutebuka ndacukije kandi ndi inkubito y'abadahunga ndiye ruhungira iminega nige rwego rw'ikirenga igituma abahungu bandirimba na kera nari gihanganye nari giheza bugingo sindambirwa ku rugamba nk'abasore b'inkora busa ku muheto wanjye ni ikiramvuramvu nawe uramvuye hakurya y'agatobwe ntara n'inzovu zawikubanzaho ngo nterereke batari impundu ziburwanaga nawe ugerera ku muturirwa abakobwa basizanira ku busiga abasore basizanira ku ubwo nari kumwe n'abeza ruhimbi mu ishyamba rya Rwabyanzira mbonye bahinze se kadagera ikidodo kibatashye umutima ni muhora mwihorere mwogeze ruvuma mutuku ubwo ndapfukama nkoma imirindi hasi ibyuma byivugiza nk'ingoma hejuru y'ingabo ngishyikirana n'intambara intoki nzongeramo umurego ndakora ntambutse urwanda ngerere ku nkike y'urutugu mukinze mutera ubwo we ngabo yarafite mutakara imbere atangiye kwanira ntindakwishe se mutamba nashakwe nigera utikora mu gihumbi simpagarurwa n'abakogoto bagera mu mataba ya Murama nsanganirwa n'interamatsi ku gitaramo kirarema bati nimumureka banze mwereke kwa Rutebuka niwe ntwari tazi guhunga yatenga umutwe w'ingabo mwampaye ikiganza mwabyeyi mubyeyi nyakugira Imana nyemerera wakiriye inkuyo y'inka zawe iyi nkuyo rero irimo mucacu zicanira ntizicike ikabamo n'umuhururu uzatuma abahungu bahururira abakobwa b'iwacu kukagira Imana maze nanjye uze kunshimira mu ruhame kagira Imana urakoze utyo reka nitwarira akangaka gasa ariko reka ntware n'aka gasa n'abakobwa beza ndaza kubihuza burya imiti ikora ikoranye nta kibazo hanyuma rero uyu ni umushumba mugenzi wanjye murakoze cyane kumpa akangaka gasa n'ubwoya bw'inka ako ni kankora sha nkora nuko ariko se mwampaye akandi katitwa itubya kaka iyo kagiye konyine biba bidasa neza ndabizi urabizi nanjye nkunda abakobwa beza b'uruhehemure reka ngendera ahangaha hanyuma nanjye nje kureba kwa dawe Uwiteka azabagirire neza mukomeze kugira amahoro n'umugisha nkondera tuvuge inka nanone burya kana gatsinda turazige inka we azajya inama nanderega bavuze ko nta nka yica umushumba ariko noneho rukaraga nkuyo rwankaranda yo yaraye moco z'inkumi inayibonye umubyimba ndayikunda mubyimba nibutse ko ntayayikoma imbere ndayikundwa akaza kandi mama ndayikongura cyane mwanirwa nahangaje mu mpinga nshoza abashotsi ntimbeba shosho bugwire hanyuma umwana w'umunyarwanda ntazagire gutya ngacura mu musatsi cyangwa byibuha ibirenge ahubwo amata ntazicwe n'ubworo amata adacika amende ajya ahora mukamirwa hanyuma ayizihirwa kandi ntukagaba nugaramye hanyuma rero ndagira ngo nkuko mwansezeranyije ko muzanshimira mu ruhame bakamenya ko nubwo ndi umushumba ariko iyo tugeze mu rwori nanjye ntegeka ndagira ngo mubikore baza kubona nezihiwe kwitaka iwanyu birahari kandi unyurwa erego u Rwanda ni uruyange ndagira ngo wita no ku rungano
nk'uko rero mu muco wa kinyarwanda abanganya amatako babyinana n'abanganya ibigega bagasangira, nanjye uriya tunganya kuragirana, niyo mpamvu namuzanye hano nawe ngo yihakirwe. mugenere mu byo ndagira ngo yegere hafi nawe aseruke. reka nanjye mbanzaniye kandi ndi w'iminsi idakura umutima ndirwitabira guhurura ntwari icumu ritagira impuhwe nk'imitimba batwara b'inyaruguru bazica narimajije imirambo y'ababisha nacuze inkumbi ntawe uyibaranga yishobora amashahu yabagera ku ijana ntawe ukijana ko ndi intwari ntore twabyirukanye zambonyeho kuba inyamibwa ubwo dusunitse umwami wa Rugeyo se ndakareka ashinga urugerero rugumana rubanda umukogote ibyo gukandagira biramunanira yikubuye guhunga amaraso amuhinguka mu gihombo muvucurama hejuru y'umukondo igikombe kiratangaza impundazi zimutera isarera asongwa no kugura igiti gituza kirashenguka. mama rero mubyeyi urakagira imana. iyi nkoni rero iyi nkoni nayiciye mu ishyamba rya Nyungwe, intare n'inzovu zayikubanzaho nticyagira icyo ziyitwara. Abasore bandusha impambara barasimbutse ngo bayintebe bakantera sentire indanga ndayibatwara. Nagira ngo ngusabirire umubyeyi nyakugira imana yimpera yisiga urukamiro iraneze uzanogere abaguteza amatwi nyembera uyisiga urukamiro rwose kagira imana. bacu